nahisemo rero kwifashisha ijambo ry'Imana ryo mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa mbere, umurongo wa 13, umutwe wa mbere umurongo wa 13. Ibaruwa ya mbere yandikiwe Abanyakorinti, umutwe wa 13, umurongo wa mbere kugera ku wa 5 cyangwa ugakomeza. Ibaruwa ya mbere ntabwo ari umutwe wa mbere. Isomo ryo mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, naba ndi nk'icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. Naho nagira ingabire y'ubuhanuzi, ngahishurirwa amayobera yose n'ubumenyi bwose, naho nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyigura imisozi, ariko ndafite urukundo ntacyo mba ndicyo. Naho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, naho nahara umubiri wanjye ngo utwikwe, ariko nta rukundo mfite ntacyo byaba bimariye. Urukundo rurihangana, rwitangira abandi, ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, urukundo ntirwikuririza, ntacyo rukora kidahwitse, ntirurondera akari akarwo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Bavandimwe rero, duhereye kuri ijambo ry'Imana rirata urukundo, igisingizo cy'urukundo nk'uko tugisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 13, umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Yewe ushatse wanakomeza. Ni umutwe usingiza urukundo, igisingizo cy'urukundo dusanga muri iyi baruwa ya Pawulo intumwa. Pawulo yongera kutubwira amagambo akomeye, agatanga igisobanuro cy'urukundo, agatanga ibiranga urukundo, akatwereka ibiranga urukundo, akatwereka imbuto z'urukundo, akatwereka icyo urukundo ari cyo muri make. Bityo akadufasha kuva mu magambo, kuko akenshi urukundo turaruvuga, turaruzi. Yewe banza abwira tuvuze urukundo kenshi, murabwira mugenzi we ndagukunda, cyangwa se akavuga ati biriya ndabikunda, ariko si urukundo Yezu atwigisha. Urukundo Pawulo mutagatifu adushishikariza ni uruhe, rurangwa n'iki? Uyu munsi rero nagira ngo dufate akanya tuzirikane kuri urwo rukundo, ariko noneho mu migirire ya buri munsi. Ni gute twagaragaza urukundo mu migirire yacu ya buri munsi? Kuko kurwigishwa turabivuga mu mategeko y'Imana, turabizi ko gukunda ari itegeko ribumbye ayandi mategeko yose, ariko se mu buzima bwacu urukundo rushikamyemo? Urukundo rushikamyemo? Yezu rero yigisha abamukurikiraga, yagarukaga kenshi ku rukundo. Yewe n'intumwa za Yezu, cyane cyane Yohana intumwa, nawe mu ivanjiri ye ndetse no mu mabaruwa ye yagarutse inshuro nyinshi ku rukundo. Yohani mutagatifu, intumwa Yohani, ngo mu busaza bwe yakundaga kubwira abantu, kwa kundi abantu basanga umuntu w'inararibonye ngo bamubaze bati ko wabanye na Yezu, mwagendanye, mwabanye imyaka 3 yose, mwarasangiye, mwakoranye ubutumwa, watubwira muri make ibyo Yezu yavuze cyangwa se umurage yadusigiye? Yohana yari ageze mu zabukuru, kuko ari mu ntumwa za Yezu, navuga ko zashaje, wenda zitishwe nk'uko abenshi bishwe mu ntumwa za Yezu. Yohana yari isaziye. Yohana rero ngo bamuganaga bose bamubaza icyo yaba yibuka ku buzima bwa Yezu, we arababwiraga ati Yezu yaravuze ngo nimukundane. Akavuga ati ntay'abasaza. Ati nta kindi yavuze.
yaravuze ngo nimukundane. Nta kindi waba wibuka Yezu yakundaga kuvuga, yakundaga kuvuga urukundo. Bakavuga bati buriya ni umusaza, buriya nta kindi yibuka, reka tuzagaruke n'ejo. Ngo ejo basubireyo nanone kubaza Yohani ibyo yibuka kuri Yezu, akongera akabasubiramo bya bindi Yezu yakundaga kuvuga urukundo. Bivuga yuko rero urukundo ni ipfundo ry'inyigisho za Yezu. Nawe ubwo yarabyivugiye ati itegeko ribumbye ayandi yose ni urukundo. Akagira ati urukundo rero rurangwa n'ibi ngibi tumaze kumva Pawulo n'umwe yandikiye Abanyakorinto mu ibaruwa ya mbere. Urukundo rero ni itegeko ribumbye ayandi yose. Urukundo ni ikirango cy'umukirisitu. Umukirisitu agira urukundo nubwo yaba asenga bingana iki, nk'uko Pawulo amaze kubivuga, byaba bimaze nka byende byo kurenzaho, ari ukugira ngo abantu batagira ngo. Kuki se urukundo turuvuga kenshi ariko tukabona mu migire yacu ya buri munsi, mu buzima bwacu, mu buzima bw'isi, mu buzima bwa sosiyete habuzemo urukundo? Kigaragaza ko habuzemo urukundo mu buzima bwa sosiyete turimo, ndavuga urukundo nyakuri. Ikibigaragaza ni ibi byose bigenda biba muri sosiyete: intambara, amatiku, amahane, inzangano, ubukene, kwikubira ibintu abandi bakabibura. Byose ni ukubura urukundo, urukundo rwa Yezu Kristo, urukundo rwa gikirisitu. Iyaba rero twari dufite urukundo, isi yaba ari paradizo, kubera yuko dufite urukundo iby'isi dufite dutunze twabigabana ku buryo kitaburoma, ku buryo nta mukene watubamo nk'uko intumwa za mbere zabigenzaga, ngo bashyiraga hamwe ibyo batunze bakabigabana bakurikije buri wese icyo akeneye. Kubera yuko bashaka kwinjira muri cya gisobanuro cy'urukundo: gusangira, gufashanya, kubahana, kubabarana n'abababaye, kuko Yezu agira ati mubabarane n'abababaye kandi mwishimane n'abishimye. Ntushobora rero kuvuga ko umuntu akunda, ntushobora kuvuga ngo ndakunda igihe udashobora kwinjira mu ibyo biranga urukundo, igihe udashobora kwakira mugenzi wawe. Kwakira mugenzi wanjye ni ukumwakira n'amateka ye, ni ukumwakira n'ibikomere bye, ni ukumwakira n'umusaraba we. Nuko kwakira mugenzi wanjye, kwakira mugenzi wanjye, kumugaragariza urukundo, ni ukumwakira n'ububabare yikoreye. Urukundo rero ruragenda rukagera hahandi umuntu asa n'uwibagirwa kugira ngo yakire mugenzi we, asa n'uwibagirwa ibye kugira ngo atwaze mugenzi we ibyo yikoreye, asa n'uwibagirwa ubwe kugira ngo yakire mugenzi we. Urukundo rero Yezu atwigisha n'intumwa ze zikarusubiramo, Pawulo akarutsindagira, ntabwo ari amagambo gusa, ni imigirire. Urukundo ni imigirire. Imigirire rero irenga imbibi, ikarenga imbibi z'ibyanjye kugira ngo ijye kwa mugenzi wanjye. Imigirire igomba kurenga za bariyeri dufite muri sosiyete. Imigirire y'urukundo muri sosiyete tugiramo za bariyeri nyinshi kandi twiremera. Imana yo ntabwo yazituremeye, nitwe tuziremera. Bariyeri y'amateka, bariyeri z'ibihugu, bariyeri z'amoko, bariyeri byari byose dushaka gushyira hagati yacu ngo bidutandukanye na bagenzi bacu, bariyeri y'ibyiciro by'ubukungu n'ibindi n'ibindi. Ni ibintu abantu bagenda bishyiriraho kugira ngo bishyiremo urubibi. Bariyeri ubwo reka tubyite urubibi. Ni iki kintandukanye na mugenzi wanjye? Tukagenda tubishakisha, ni stati sociale, stati economique, stati n'ibindi n'ibindi. Urukundo rero rugomba kurenga aho ngaho. Igihe cyose rero naba ntararenga izo bariyeri zintandukanye na mugenzi wanjye, njye mu mutima wanjye nibwira yuko urukundo rwanjye rukiri rukeya,
cyangwa se rugifite ibiruziga, cyangwa se rukiri rwa rukundo rwo ku munwa gusa, rwo mu magambo gusa. Bavandimwe rero, ni ngombwa ko mu buzima bwacu, ndavuga ko uyu munsi dufate urwo rukundo turukonkeretize mu buzima bwa buri munsi, turuvane mu magambo dusoma ni byiza, ariko turushyire mu buzima bwa buri munsi. Urwa rukundo rero rugomba kunjyana rukanyegereza mugenzi wanjye, aho Yezu agira ati mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira. Ntabwo nshobora kuvuga ko nkunda mugenzi wanjye igihe ntashobora kumutega amatwi ngo numva agahinda afite, numva akababaro ke. Hari amagambo rimwe dukoresha muri sosiyete ubona abuzemo urukundo, cyangwa se abuzemo kumva mugenzi wacu. Abantu tugenda tunyura mu bihe bikomeye, ibihe by'amateka ya muntu bibabaje, amateka yacu rimwe na rimwe rero akadusigira, cyangwa se kenshi n'ibikomere. Hakaba ari igihe tugira gutya ukabona abantu bari kuganira, umuntu yamara kugusangiza akababaro ke, yewe mwamara gutandukana ukagira bati ese buriya wundi bayigira biriya yubabaye wenyine, buriya se abayigira kuriya niwe mupfakazi wenyine, buriya se abavuga biriya niwe mfubyi wenyine, buriya se abavuga biriya niwe mushomeri wenyine, abayigira kuriya se cyangwa abavuga biriya niwe mukene wenyine. Bavandimwe, niba ngeraho kuvuga gutyo, burya nuko mba ntaragira ka kantu k'urukundo ko kwinjira no kwakira mugenzi wanjye n'imisaraba ye n'uburemere bw'ibyo yikoreye. Burya ntabwo ubwinshi bw'ibibazo ntabwo bworoshya ikibazo cyangwa bugikureho. Ntabwo kuba hari abapfakazi benshi bivuze yuko umusaraba w'ubupfakazi utagombye kuremerera umuntu. Ntabwo kuba hari imfubyi nyinshi bivuze ko ubupfubyi butagombye kuremerera umuntu. Ntabwo kuba hari abakene benshi cyangwa abashomeri benshi bikuraho bwa buremere bw'ibyo uwo muntu atunze cyangwa yikoreye cyangwa ahetse. Ni byiza rero ko muri rwa rukundo rwawe nk'umukirisitu, numva yuko umusaraba wanjye na mugenzi wanjye afite undi, nkarenga wa undi wanjye kugira ngo nakire mugenzi wanjye. Kuko nk'uko twabyumvise mu ibaruwa ya Pawulo umwandikira Abanyakorinto, urukundo ruribagirwa, njyewe ndibagirwa kugira ngo, cyangwa se nkirenga kugira ngo mbashe kwakira mugenzi wanjye. Bavandimwe rero, urukundo tuvuga tugomba gushyira mu bikorwa n'urwa buri munsi, aho dusengera, mu ngo zacu, mu kazi kacu, aho dukorera, aho tugenda, donc aho hose tugomba kuhagaragariza urukundo. Nigeze kugira histoire douloureuse cyangwa se amateka. Hari groupe yari korali irasenyuka, yari korali nziza, yari ihuriwemo n'abantu bahujwe no gusingiza Imana no gufasha abandi gusenga, ariko umunsi umwe iza gusenyuka kandi ari korali imaze gukomera. Noneho padiri ajya kureba icyatumye iyo korali isenyuka, yatangiye ari korali nziza, korali nk'uko nayo ni groupe de prière, burya kwifasha abandi gusenga nayo kandi igasenga ngo uririmbye neza abasenze kabiri. Ariko nyuma twaje gusanga icyatumye korali isenyuka nta kindi, nuko abari bayigize baburaga ka kantu k'urukundo rwa kivandimwe. Bahujwe no gusenga, ariko bibagiza yuko hari isengesho burya na Sekibi abagenda hafi aho ngaho, kandi yiteguye ko yabona akanya kose yabona yahita asenya bya bindi byubatse. Natwe rero muri ya matsinda yacu, muri rwa rugo rwacu, mu muryango wacu, muri ka kazi aho dukorera, tujye duhora twitwararika, kubera ko
sekibi aba ari hafi ashaka kugira ngo ibyiza tugeraho abiramverisa abirimbure. Iyo korali rero ngiye kubabwira ni ka partage gatoya yasenywe n'iki, twa tudetaye tw'ubuzima abantu bagenda bubaka ariko dushingiye ku kubura urukundo. Ni histoire ndende ariko byatangiye abantu bava kuririmba bagataha bagenda baganira, uyu munsi bagataramira kuri kanaka, bari mu nzira bataha babonye ukuntu yarashokoje ariko ubundi akuraho amafaranga ko ari umwarimu kandi tuzi umushahara w'umwarimu, ejo bikabuko bigeze aho cya kintu cy'utugambo tworoheje duto wavuga ko ari uduto ari detaye ntoya tuza guturika duhinduka utuntu bimwe byacu byo mu banyarwanda cyangwa mu barundi simbizi, bigeraho ibintu bihinduka umwaku. Ibyo rero mbivugiye yuko mu buzima bwacu bwa buri munsi hari igihe twibagirwa yuko même les petits détails nshobora kuvuga kuri mugenzi wanjye, même les petits détails nshobora gutaramana kuri mugenzi wanjye ziranga kubura urukundo kuri we, kugira urukundo ruke kuri we. Niyo mpamvu rero mu migirire yacu ya buri munsi tugomba guhora twirinda icyatuma mugenzi wacu ababara, icyatuma mugenzi wacu atishimira yuko turi kumwe, icyatuma mugenzi wacu yifuza gutandukana natwe. Tugomba kuba tucyitwararika, kuko iyo tutacyitwararitse hari igihe dukomeretsa mugenzi wacu tutabishaka cyangwa se tutabigambye cyangwa se tuzi ko ari ibintu bitoya. Pawulo mutagatifu rero akagira ati urukundo ntago rutaramana mugenzi wawe. Urukundo rugomba guhora rwifuriza uvuga icyiza kuri mugenzi wawe, Abatagatifu benshi bagiye barangwa n'urwo rukundo rukomeye, bahuraga bashakisha bati mbana na bagenzi banjye turi 10 turi 15 turi 20, buri gihe nkagenda nshakisha icyiza kuri mugenzi wanjye. Burya ikibi cyo ugishatse wakibona, ikibi kuri mugenzi wanjye ishatse nakibona, ariko ubanza ikitugora ari ukubona icyiza. Iyo umuntu afashe rero umugambi akagira ati buri gihe nzajya nshaka icyiza kuri mugenzi wanjye, ikibi nkima amaso mushakeho icyiza, aba ari cyo mwigiraho, aba ari cyo kiri imbere. Ninjya kuvuga mugenzi wanjye nshaka icyiza muvugaho, niyo kaba gato nshaka icyiza muvugaho. Burya ni umwitozo mwiza wo kwimika urukundo muri njyewe, urukundo rwa mugenzi wanjye, kuko Yezu atwigisha icyo kintu cyo kugira urukundo kuri mugenzi wanjye. Kugira urukundo mugenzi wanjye rero ni uguhora nibura mushakaho icyiza, kandi abantu ibyiza turabifite, ariko marerezoma ibibi nibyo bigaragara mbere y'ibindi. Abatagatifu benshi rero batwigisha gushaka icyiza muri mugenzi wanjye kuruta kumushakaho ikibi. Uwo ni umwitozo mwiza wagombye kuturanga. N'ikibi mubonyeho nkagihunza amaso cyangwa se nkasa nkaho ntakibonye, niyo nakibona najya kumukosora, kuko nabyo biranga urukundo, gukosorana, correction fraternelle. Hari igihe twishimira gutaramana abandi, twishimira kubavuga ibibi, ariko tutaratera intambwe yo kubegera ngo tubabwire ko icyo wenda atari cyiza turi babiri. Kuko ivanjiri gukosorana itwigisha ni ukwegera mugenzi wawe 1, 2, 3. Byakwanga wenda Yezu akagira ati ushobora kureba undi mugenzi wawe mukaba babiri mukamuganiriza, ariko ibyo kumujyana mu ikoraniro biza ku munota wa nyuma, Bavandimwe rero duhore natwe dushishikarira kubera urumuri bagenzi bacu
no kubashakaho no kubabonamo icyiza kuruta kubabonamo ikibi. Ikindi duhore dushishikarira kubakira n'amateka yabo, kubakira n'ububabare bwabo, tutabugereranya n'ubundi, kuko buri wese ababara ku giti cye. Ntabwo wavuga ngo kuki kanaka arata biriya, kuki kiriya, arababara. Kandi ububabare bwe wowe ushobora kubona wenda bworoshye, ariko ni ububabare bwe. Niyo mpamvu rero ugomba kumwakira n'ububabare bwe, kumwakira n'umusaraba we. Hari umuhanga cyangwa se umwanditsi witwa Jacques Chardon yanditse agatabo kitwa L'amour c'est plus que l'amour. Mbarire gato. Yanditse agatabo kitwa L'amour c'est plus que l'amour. Umushatse kubishyira wenda mu kinyarwanda cyangwa se wavuga ko urukundo rurenze ibyo twita urukundo, rurenze urukundo. Ni agatabo yanditse mu mwaka w'1937, agerezaho kuvuga urukundo sociale, nubwo wenda nge teme yacu urukundo rwa Kristo, ariko bijya gusa. Agerageza kuvuga urukundo social, amour dans la société. L'amour c'est plus que l'amour. Muri ako gatabo agaragazamo yuko umutima wa muntu ngo wegamiye ku nkingi ebyiri z'ingenzi. Ya mbere yita ambition cyangwa se ibyifuzo by'abantu, ibyifuzo by'umuntu, ariko inkingi ya kabiri irakomeye ni urukundo. Bavuga ko urukundo ni intimatima y'igiti, ni cya gice cy'imbere gikomeye, ngo ni intimatima ya muntu idapfa. Akerekana ko urukundo turusanga henshi muri sosiyete, turaruvuga kenshi, ariko akababazwa muri icyo gitabo nuko kuruvuga bitajyana no kurushyira mu bikorwa. Pawulo mutagatifu nanone muri ya baruwa twasomaga ya mbere yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 16 umurongo wa 14, akagira ati ibyo ukoze byose ubikorane urukundo. Niba ugiye gufasha umuntu, bikorana urukundo. Wibikora kugira ngo bambone, cyangwa se kugira ngo menyekane, cyangwa se kugira ngo sosiyete izamenye, cyangwa se kugira ngo nzandike, wenda bazakwandike, ariko atari cyo cyifuzo cyawe wari ufite mbere. Icyifuzo cyawe wari ufite mbere ni urukundo. Sosiyete nibimenye ikabyandika, ntacyo bitwaye, ariko wowe atari cyo wari ugamije, atari cyo wari ushyize imbere. Urukundo rero ntirugira uburyarya. Abanyaroma umutwe wa 12 umurongo wa 9, ntirugira uburyarya. Kwa kundi nyine abantu ushaka kubatereka nitwararike kuri uburyo kugira ngo nabyo ni byiza, ariko uburyarya igihe kiragera nyine bikagaragara ko bwari uburyarya. Ariko iyo umuntu agiye n'umutima uzira imbereka, niyo wakosa, ariko wari ufite umutima uzira imbereka, burya bigira uruhengekerezo. Mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 12, Yohana agira ati, asubira mu bya Yezu aduha itegeko riruta ayandi, agira ati nimukundane nk'uko nanjye nabakunze. Yezu yadukunze ati, yadukunze bimwe twatangiriyeho, yibagirwa ibye kugira ngo afate ibyacu. Agera naho gutanga ubuzima bwe kugira ngo atwakire, kugira ngo aturuhure. Ngo gukunda Yezu yatwigishije, nimukundane nk'uko nanjye nabakunze. Kwitangira abandi. Ntawagira urukundo ruruta urw'utanga ubuzima bwe kubera inshuti ze. Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 13. Bavandimwe rero, icyo tubona ni uko urukundo rukubiyemo amategeko yose n'iby'abahanuzi bavuze. Urukundo niwo muti wa mbere
w'ibibazo tugira muri sosiyete mu mateka y'isi aho yava akagera, yaba abanyarwanda yaba abarundi, aho sosiyete aho iva ikagera, urukundo ni rwagombye kuba umuti wa mbere w'ibibazo duhura nabyo. Urukundo intumwa za Yezu, abigishwa ba Yezu, abakurikiye Yezu bari bafite mu ntangiriro, rwatumaga bikemurira ibibazo hagati yabo, rwatumaga babona icyiza rusange. Icyiza rusange nshaka kuvuga ni icyiza cya kiliziya. Kiliziya ni ikoraniro, icyiza cy'ikoraniro mbere y'icyanjye perisoneri. Ngashyira imbere ibyiza bifitiye akamaro bagenzi banjye mbere yo gushyira imbere ibyanjye, kuko iyo nshyize imbere ibyanjye burya iby'abandi simbibona. Byandi byanjye nshyize imbere bimpuma amaso, simbone icyo mugenzi wanjye akeneye, simbone icyo umuryango w'Imana ukeneye. Iyo nshyize imbere ibyanjye ntabwo mbasha kubona igifitiye akamaro umuryango mugari w'abana b'Imana. Bavandimwe rero, twese twevuruwa muri sosiyete, mateka anyuranye, mu kondisiyo sosiyale zinyuranye, kondisiyo ekonomike zinyuranye, n'ibindi n'ibindi. Ariko se ni iki kigomba kuduhuza nk'abana b'Imana? Dukoraniye hano kuri uru rubuga nk'abakirisitu, abakurikira Kristo, abakirisitu bakurikiye Kristo, abemera Yezu Kristo. Ariko ntibihagije kuko nyuma y'ibyo hari ikindi tugomba guhamya, ubuhamya bwacu bw'ubuzima, ubuhamya bw'ubuzima. Ubukirisitu bukava ku izina bukajya mu bikorwa, bukajya mu migirire yacu ya buri munsi, bukajya mu mibanire yacu ya buri munsi. Kubatizwa ntibihagije, nibyo ni ukugira iyo identite, ariko ntibihagije. Ahubwo za ngabire twakira muri batisimu tukazishyira mu buzima bwa sosiyete, zikamurikira sosiyete. Bavandimwe rero, niba ubuzima bwanjye ntaho bumurikira sosiyete, njye menya yuko hari intambwe ntaratera. Niba ubuzima bwanjye ntaho bumurikira sosiyete, niba ubuzima bwanjye, ndavuga imigirire, atari ko ndi umutagatifu, ahubwo uburyo nakira ubuzima n'uburyo mbusangira na bagenzi banjye, byagombye kubera abandi urumuri. Uburyo nakira bagenzi banjye, uburyo mbabarira iyo bakosheje, uburyo mbagira inama iyo bakosheje, uburyo mbaporosha, uburyo mbakira iyo bansanze baje kungira inama. Kuko kenshi hari igihe tubona iby'abandi ariko baza badusanga natwe kubona twameze, hari abantu bashimishwa nuko bajya kugira inama bagenzi babo cyangwa kubakosora, ariko njye ntihagire uzi iwanjye. Umva nashimishwa no gusanga abandi kugira ngo mbereke ikibi bakora, ariko wazi iwanjye aje kunyereka aho ntitwara neza, nkumva nkaho yamvogereye, ariko njye nkumva nafata iya mbere kujya gusanga abandi. N'icyo kintu cy'urukundo rero narwo rugomba kuba gutuma mba flexible cyangwa se mba disponible ku bandi kugira ngo bansange. Urukundo rugomba kungeza aho ngaho, kora niteguye kwakira mugenzi wanjye, yaba ari ungira inama n'uje kungira inama, yaba ari uwo mfasha cyangwa uze kumfasha ku buryo ubu n'ubu, atari du point de vue économique gusa, no, ntabwo ari ubwo bufasha mvuga, ubufasha d'ordre moral spirituel. Bavandimwe rero, natwe dutera iyo ntambwe. Nidutera iyo ntambwe, ibibazo bya sosiyete duhereye iwacu bizagabanuka. Muhanga baramubajije uburyo bwo gukemura ibibazo, arabitegereza arababwira ati rero, iyo abantu batuye mu mudugudu ukababwira ngo hari umuganda wo gukora isuku mu mudugudu,
buracya abantu bakiryamira, buriya kanaka yagiyeyo, buriya kanaka yagiyeyo, atari kwibabwiye ati buri wese asukura imbere y'urugo rwe kugeza aho ahuriye n'undi, aho yadikanyije n'undi, aho buri wese aho atuye asukure kugeza ku rugabano rwe na mugenzi we, na mugenzi we n'abasukure guhera kuri rwa rugabano kugeza aho agabaniye n'undi. Mu minota mikeya usanga umudugudu wose usukuye. Kubera iki? Kubera ko buri wese yatangiye asukura iwe, n'umuturanyi agasukura iwe, n'umuturanyi agasukura iwe, umudugudu wose ukabona urasukuye. Urukundo naho rugomba kutugeza, guhera iwanjye nkasukura. Simpishimishwa no kuvuga ngo dore ibitagenda muri sosiyete, dore ibitagenda hariya, dore biriya ntibabikora, ahubwo ngewe nkora iki? Nkora iki mu rugo rwanjye kugira ngo habe amahoro? Umuturanyi we wawe nagakora ikindi kugira ngo mu rugo rwe habe amahoro, n'undi. Bityo mu rugo rwanjye niba hari amahoro, niba hari umutekano, niba hari ibyishimo, n'umuturanyi bikaba uko, umudugudu wose uzahinduka amahoro, uhinduke ibyishimo, na sosiyete bigende gutyo. Bavandimwe rero, ngiyo imigirire y'urukundo, ngibyo ibiranga urukundo. Amagambo make, ntabwo nafashe akanya kanini, ariko nifuza kubasangiza iyo migirire na puratike z'itegeko ry'urukundo muri sosiyete no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bityo ntituzashakire ibyishimo bwa mbere mu ipfundo rigari, tubanze tubishakire muri ka gapfundo gatoya, muri ya serire ntoya, iwanjye mu mutima, mu rugo rwanjye, mu baturanyi banjye, muri groupe de prière, bizamuke bigere muri sosiyete. Sinzifuza amahoro muri sosiyete ariko ntarayatanga mu rugo rwanjye, ntarayatanga mu baturanyi, ntarayatanga muri groupe de prière, bityo bizagere n'ahagari hose twifuza. Bavandimwe rero, dukomeze dusabirane, kandi iryo tegeko ry'urukundo turigire irya mbere, koko nk'uko Yezu yarigize irya mbere, turigire irya mbere mu buzima bwacu, bityo sosiyete izarangwe n'ibyishimo, ndetse bizanadushimisha na nyuma y'ubuzima, ariko kubana mu isi ntituzabane mu ijuru nabyo byaba ari agahinda. Nyagasani Yezu abane namwe. nawe kandi muhorane. Murakoze Padiri kubw'iyi nyigisho nziza muduhaye. Ubwo turabashimiye.